Philadelphia Imana iratsinda. Amen. Tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Amen. Tunezejwe nayo iki gitondo cyiza, tugiye kumva ijambo ryayo. Reka tusome mu gitabo cye Ingoma ya kabiri gice cya 12 murongo wa mbere kugeza ku murongo w'8. Some mu izina rya Yesu. Amen. Umwami wa Egiputa atera i Buyuda, asahura urusengero. Hanyuma Rehobowamu amaze gukomeza ubwami bwe, areka amategeko y'Uwiteka hamwe n'Abisiraheli bose. Nuko mu mwaka wa 3 ku ngoma ya Rehobowamu, Shishaki umwami wa Egiputa atera i Yerusalemu, kuko bacumuye ku Uwiteka. Yari afite amagare 1,200 n'abagendera ku mafarashi 6,000 n'abantu batabarika bavanye nawe muri Egiputa. Abarubemu n'Abakasumi n'Abanya-Etiyopiya. Atsinda imidugudu y'Abayuda igoswe n'inkike. Arongera atera i Yerusalemu. Nuko umuhanuzi Shemaya asanga Rehobowamu n'abatware b'Abayuda bari bateraniye i Yerusalemu bahunze Shishaki. Arababwira ati, uko niko Uwiteka avuga, mwarantaye, nicyo gitumye bahana mu maboko ya Shishaki. Maze abatware ba Isirayeli n'ubwami bicisha bugufi, baravuga bati, Uwiteka arakiranuka koko. Uwiteka abonye ko bicishije bugufi, ijambo rye riza kuri Shemaya riti, bicishije bugufi sinzabarimbura, ahubwo nzabakiza, ariko si rwose. N'uburakari bwanjye ntibuzasandara kuri Yerusalemu, bazanywe n'ukuboko kwa Shishaki. Ariko rero bazaba abagaragu be, kugira ngo bamenye ubushake bwanjye n'ubuhake bw'abami b'ibindi bihugu. Nuko Shishaki umwami wa Egiputa atera i Yerusalemu, anyaga ubutunzi bwo mu nzu y'Uwiteka n'ubwo mu nzu y'ubwami, arabijyana byose. Ajyana ingabo z'izahabu Salomo yacurishije. Umwami Rehobowamu aherako acurisha ingabo z'imiringa ngo zisubire mu byimbo byazo. Azibitsa abatware b'abarinzi barindaga urugi rw'inzu y'umwami. Uwiteka ashimwe. Amen. Aya niyo magambo y'Imana tugiye kuganira muri iki gitondo cyiza. Imana ni nziza, yaturemye mu ishusho ryayo, Imana ituha agakiza. Kandi Imana tuvuga, Imana tusenga, ihesha umuntu umugisha. Hari igihe Imana ikugarukaho ikagukura ku rwego rimo ikagushyira ku rundi rwego. Hari igihe Imana itoranya umuntu hagati y'abandi. Abantu bitwa abami, sinumvise Bibiliya tubwira ko ari amashuri abantu bigaga bashaka kuba abami. Imana yonyine niwe watoranyaga umuntu ikamwimika kuba umwami wa Bisirayeli, ikamuha amabwiriza n'amategeko yo kugendana nayo. Si uruhare rw'ababyeyi, nabo ntago babyaraga umwana avuga ko uyu mwana wacu azaba umwami. Oya, Imana yonyine yarebaga mutima w'umuntu ikamutunga urutoki hagati y'abantu bihumbi n'ibihumbi ikamwimika. Hano badusomeye umutwe w'ijambo ratubwira ko umwami wa Egiputa atera Buyuda, asahura urusengero. Umwami wa Egiputa yari umwami w'ikindi gihugu, atera Buyuda. Buyuda ni ubwoko bumwe bwa Bisirayeli. Yoshua amaze kubagabanyiriza imidugudu nguko umugabane wabo bageze mu gihugu cya Kanani, Imana yabitegetse Mose,
mbese ari gice kimwe twavuga intara imwe bahaye umuryango w'abayuda niyo bita ubuyuda. Uyu mwami wa Egiputa aza gutera iyo ntara y'ubuyuda asahura urusengero. Yari ikibazo gikomeye kusahura ibintu byo mu rusengero, ibintu bimaze kwitirirwa izina ry'Uwiteka, ibikoresho bantu bakoreshaga kubw'umurimo w'Imana. Umwami w'abanyamahanga wa Egiputa aza gusahura. Se twakwibaza kute munyamahanga yakwinjira ahera h'Imana asahura urusengero? Buriya ari impamvu. Reka dusome ijambo. Yesu ashimwe. Hanyuma Yeroboamu amaze gukomera ubwami bwe, areka amategeko y'Uwiteka hamwe n'Abisirayeli bose. Tuzi ko uyu Yeroboamu yari umukozi mu nzu ya Salomo, ariko Imana imwigirira impuhwe imukura mu maboko ya rubanda. Nyuma ya Salomo imwimika kuba umwami w'Abisirayeli. Yesu ashimwe. Icyicaro cye cyabaga mu Buyuda, agategeka na Yerusalemu. Yari umuntu usuzuguritse, yari umukozi wa Salomo, ariko Imana ireba mutima we mu icyo gihe ati uyu nguyu akwiriye kuba umwami ayobora ubwoko bwanje. Arinjira mu bwami mu icyo gihe cye, yumvira Imana, yubaha Imana. Ariko hano Bibiliya iravuga ko Yeroboamu amaze gukomeza ubwami bwe hamwe n'Imana, areka amategeko y'Uwiteka hamwe n'Abisirayeli. Amaze gukomeza ubwami bwe, bo barareka amategeko y'Imana ari ubwoko bwose bw'Abisirayeli, kandi yibagiwe ko Imana niyo yamushize kuba umwami wabo Bisirayeli. Yibagiwe ko Imana nimba yimitse umuntu amutegeka kugendera mu mategeko yayo. Ariko we bwami bwe bumaze gukomera, abona ko bafite amahoro, bateshuka bareka Imana, bareka hamwe n'Abisirayeli bose. Yesu ashimwe. Mumva aho ndege ngeya z'umuntu zituruka. Bwami bumaze gukomera, yibagiwe ko arundi wanyimitse ari imbaraga zakomejeje ubwami, bareka amategeko ye hamwe n'Abisirayeli bose. Nuko mu mwaka wa gatatu ku ngoma ya Yeroboamu, amaze imyaka 3 ku ngoma ye, ubona ko yari umuntu utaramara igihe kirekire. Nyuma y'iyo myaka 3 ku bwami bwe, bava mu mategeko y'Imana. Shishaki umwami wa Egiputa atera Yerusalemu kuko bacumuye ku Uwiteka. Turacyari kumwe? Nyuma y'iyo myaka 3, umwami w'Abanyaegiputa witwaga Shishaki mu icyo gihe akora iki? Atera Yerusalemu kuko bacumuye ku Uwiteka. Niyo Bibiliya tubwira impamvu byatumye Shishaki mwanya w'amahanga abatera, nuko bavuye kwande ku Uwiteka, bacumuye ku Uwiteka. Gihe cyose twitwa abantu b'Imana, gihe cyose twitwa abakristo, ntago tukwiye gucumura ku Uwiteka. Bibazo byose uhura nabyo, bikomeye byose uhura nabyo, ukwiriye kwihanganira ibyo bibazo mbere y'Imana yawe. Yesu ashimwe. Bacumura ku Uwiteka. Uyu mwami w'Abanyaegiputa Shishaki yari afite amagare 1,200 n'abagendera ku mafarashi inzovu 6, n'abantu batabarika bavanye nawe muri Egiputa. Mubare w'amagare yari afite n'abantu batabarika yakuye muri Egiputa. Reka tumva amoko y'Abanyaegiputa yazanye nabo: Abalubimu n'Abasukimu n'Abanyetiyopiya. Nabo bamufashe kuyo ndambara yagiye kurwana gutera
abayuda n'abanyetiyopiya bajya kuri urwo rugamba, atsinda umudugudu w'abayuda igoswe n'ingike, arongera atera Yerusalemu. Yesu ashimwe. Kubera iki? Bacumuye ku Uwiteka. Mana itegeka uwo mwami w'abanyayegiputa n'abantu batabarika n'abanyetiyopiya baza batera Buyuda, batera na Yerusalemu, baza kurwanya igihugu cy'Abanyisirayeli. Abantu basengaga Imana, abantu bubahaga Imana, abantu bari bafite amasezerano y'Imana. Kubera gucumura kwabo ku Uwiteka, Mana itegeka iha imbaraga mwanzi wabo, arinjira mu gihugu cyabo kubarwanya. Mw'icyo gihe abantu bose nize ko ndambara, nta muntu neze wishimira ko ndambara ibaye, ariko bagize ikintu cyitwa ubwoba. Abanzi babo baza bafite imbaraga, kuko Mana yari yamaze kukura ukuboko kwayo kwa Yeroboamu n'abanye Israeli, kuko bacumuye. Yabonye ko ubwami bwe bumaze gukomera, bikura mu maboko y'Imana. Ntatuye iminsi tube maso, nuko twahura n'ibibazo tugomba kwihanganira ibibazo mbere y'Imana. Nuko Imana yadukomeza, nuko Imana yatuha umugisha, ntukave mu maboko y'Uwiteka, ntukacumuye ku Uwiteka. Haleluya. Si ngombwa ducumure ku Uwiteka, nuko tuzava muri urwego turimo, Mana katushira mu rundi rwego, tuzakomeze abazadukurikira nabo tuzabasigire ayo magambo, nimugacumure ku Uwiteka. Bwana Yesu asifiwe. Mu ibyo bibazo bamaze kubatera, Bibiliya iratubwira iki ku murongo wa 5? Nuko umuhanuzi Shemaya asanga Yeroboamu mwami wa Bisirayeli n'abatware b'Abayuda bateranirijwe Yerusalemu. Abanzi bari bamaze kwinjira mu gihugu, barimo kurwana mu mudugudu w'Abayuda, ariko umwami n'abatware bose bari bahungiye Yerusalemu. Muhanuzi Shemaya abasanga Yerusalemu. Yesu ashimwe. Hahunze nde? Shishaki. Batakifite ukuriye kubarwanirira, bahunga Shishaki mwami wa Egiputa, kuko bacumuye ku Uwiteka. Muhanuzi w'abandi abasangayo Shishaki, arababwira ati, uko nuko Uwiteka avuga, mwarantaye, nicyo gitumye mbahana mu maboko ya Shishaki. Yesu ashimwe. Mwarantaye, niyo mpamvu mbareka mu maboko ya Shishaki mwanzi wanyu. Biragoye mu gihe turi mu maboko y'Imana, tukataha Imana, tukava mu maboko y'Uwiteka, ibitakwiriye kuturwanya byose byaturwanya, ibitakwiriye kukunesha byose byakunesha, kuko tunesha urugamba kubw'imbaraga z'Imana, twirukana abadayimoni kubw'imbaraga z'Imana. Haleluya. Turakiza uburwayi kubw'imbaraga z'Imana. Ariko hano mwami Yeroboamu n'abatware n'Abisirayeli bose bo bataye Imana. Muko gutaha kwabo Imana, Mana nawe itegeka umwami Shishaki kuza gukora iki? Kubatera. Ariko muhanuzi nawe abasanga Yerusalemu, arababwira ayo magambo ati, uko nuko Uwiteka avuga, mwarantaye, nicyo gitumye mbahana mu maboko ya Shishaki. Bamenye impamvu yabo, impamvu mwanzi wabo yabinjiranye, kuko bataye Imana. Niyo mpamvu nayo Mana yemeye ko abashira mu maboko ya Shishaki. Turacyari kumwe? Murongo wa 6. Maze abatware b'Abisirayeli n'umwami bicisha bugufi, baravuga bati, Uwiteka arakiranuka koko. Bamaze kumva iyo mpamvu yatumye ko Mana itumye umwanzi abarwanya. Bibiliya iravuga ko bakora iki? Batware b'Abisirayeli
n'umwami bicisha bugufiya baravuga bati Uwiteka arakiranuka koko. Murongo wa 6. Kuko bumvise impamvu Imana babwiye ko mwarantaye, niyo mpamvu nemeye ko mwanzi wanyu abatere. Bayicisha bugufiya maze abatwari b'Abisirayeli n'umwami bicisha bugufiya baravuga bati Uwiteka arakiranuka koko. Uwiteka abonye ko bicisha bugufi, Mana nyiri imbabazi nayo ibonye ko bicisha bugufiya, ijambo rye riza kuri Shemaya muhanuzi riti bicishe bugufiya sinzabarimbura. Kubera kwicisha bugufi, mu gihe twimenye ko twakosheje mbere y'Imana, bitusabamo kucishwa bugufiya. Mu gihe wicisha bugufiya, Mana ishobora kukugirira impuhwe ati sinzabarimbura, ahubwo nzabakiza. Ariko si rwose. Hano hari akantu, rimwe na rimwe dukora ibyaha, umuntu avuga ko nzasaba Imana imbabazi, ariko mwumve kundu Imana ibonye ko bamaze kwicisha bugufiya, ijambo rye riza kuri Shemaya riti bicishe bugufiya sinzabarimbura. Ariko Mana niyo yabateza ibi byago kubera ko bikuye mu maboko y'Imana, ituma mwanzi wabo abinjiranye. Bamaze kumva impamvu, bicisha bugufiya baravuga bati Uwiteka arakiranuka koko. Uwiteka abonye nawe kuko Mana navuze ni nyiri imbabazi, ibonye buryo bicishe bugufiya, ijambo rye riza kuri Shemaya muhanuzi riti bicishe bugufiya sinzabarimbura. Mana yagomba kubarimbura. Haleluya. Amen. Kuko bicishe bugufiya sinzabarimbura, ahubwo nzabakiza, ariko si rwose. Nzabakiza ariko si rwose. N'uburakari bwanjye nibuza sandara kuri Yerusalemu, buzanwe n'ukuboko kwa Shishaki. Ariko rero bazaba abagaragu be, kugira ngo bamenye ubushake bwanjye n'ubuhake bw'ubwami bw'ibindi bihugu. Mana ibagirira impuhwe kuko bicishe bugufiya. Ariko sinzabareka rwose, ariko icyo nzakora iki? Bazaba abagaragu b'umwami w'Abanyegiputa, bamenye ubushake bwanjye n'imbaraga z'abandi bami b'abanyamahanga. Hano bishaka gukora iki? Mana ati sinabareka ko barimbuke, kuko mbarimbure kuko bacishwe bugufiya, bimenye ko ndi Imana ikomeye koko, bimenye ko bakoze icyaha. Ariko nzabakiza, ariko si rwose. Yesu ashimwe. Amen. Tumve murongo ukurikiraho wa 9, turi hafi yo kurangiza. Nuko Shishaki umwami wa Egiputa atera Yerusalemu, ahandi bari bahungiye, murwa mukuru wa Bisirayeli, Yerusalemu, murwa w'amahoro, aho bahuriraga bakajya gusenga Imana, aho Salomo yubakiye Imana urusengero, aratunganya inzu yitwa izina ry'Imana. Abantu bose bavaga mu ntara bakaza mu murwa mukuru Yerusalemu baza gushaka Imana. Kandi mu icyo gihe cyabo, mwanya wageraga ku murwa mukuru wa Yerusalemu ukinjira mu nzu y'Imana, bibazo byose wari ufite byakemurwaga, kuko bwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana cyabaga muri rusengero. Haleluya. Ahera Imana, kimenyetso cy'Imana, kisanduku y'isezerano yabaga ahera Imana. Waje waremerewe, waje urwaye, waje ubabaye, wese winjiraga hariya yabonaga butabazi buva ku Uwiteka. Bwana Yesu asifiwe.
ariko kuko bimuye bava ku maboko y'Imana amaze kubona ko ubwami bwe burakomera akuramo Abisirayeli mu maboko y'Imana bateshuka mu mategeko y'Imana. Mwami aremera Imana iremera umwami w'Abanyaegiputa n'ingabo ze n'Abanya-Etiyopiya baza gutera igihugu. Bababajije mu mudugudu w'Ubuyuda, barasahura bafata ibintu byose, bararwana barinjira. Mana nuko mucishwe bugufiya ariko sinzabakiza rwose. Aremera abanzi babo binjira mu gihugu mu murwa mukuru wa Yerusalemu. Mana mwanzi binjiye nta imbabazi bari bafite, binjiye bakora iki? Bahibica, binjiye bakora iki? Basahura. Haleluya. Basahura ibintu by'ubutunzi bwose bw'umwami barabujyana. Basahura ubutunzi bwose Salomo yashize mu nzu y'Imana. Hari ingabo z'izahabu bavuga Salomo yakoresheje izahabu gusa. Byose umwami w'Abanyaegiputa barabijyana. Basahura inzu y'Imana isigara ubusa. Inzu y'Imana yari afite ibintu by'agaciro atari ibihe byacu twarakennye. Abakera bagiraga ubutunzi. Salomo yubakishije ibintu byinshi ashiramo mu buryo bw'agaciro k'izahabu. Byose umwami yarabijyana, bikombye bizahabu. Ahera h'Imana barasahura ibintu byose. Abikora iki? Abijyana iwabo. Haleluya. Yari akahinda, yari amarira ku bwoko bw'Abisirayeli. Baza kureba bamenya ko ingaruka y'ibyo twakoze niyo biduteje ibi bibazo byose. Kigiye twabanaga n'Imana, kigiye twakoreraga Imana mu kuri no mu muka, Mana ntabwo yadutezaga ibi bibazo. Uyu munsi basahuye ingoro y'Uwiteka, aho twaboneraga amahoro, aho twaboneraga ubutabazi. Abapfa barapfa, bamwe bararira barataka. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Wikura mu maboko y'Imana. Nta muntu bene data musuzumye neza n'ibibiye byacu. Mana irahana abantu bikuye mu maboko yayo. Mana irahana abantu bibagiwe neza yayo bakahindukira bindi bigirwamana. Mana ntabwo inezezwa nabyo. Mukiranutsi buri gihe cyose ahuye n'ibibazo, ahuye n'ibikomeye, agomba kwihanganira kutava mu maboko y'Uwiteka. Bwana Yesu asifiwe. Murongo wa 9 wona nanezezwa anavuga ko nuko Shishaki umwami wa Egiputa atera Yerusalemu, anyaga ubutunzi bwo mu nzu y'Uwiteka n'ubwo mu nzu y'umwami. Ubutunzi bwose Yeroboamu yari afite barabujyana, no byo mu nzu y'Uwiteka arabijyana byose. Ajyana ni y'umwami. Arabijyana byose, ajyana ingabo z'izahabu. Umva ingabo z'izahabu nababwiye. Ingabo z'izahabu Salomo yacyurishije byose barabijyana, ingabo z'izahabu. Umwami Yeroboamu aherako reka tugaruke hano niyo jambo ryacu. Mbese bintu by'ubutunzi byo mu nzu y'umwami, bintu by'ubutunzi byo mu nzu y'Imana, ingabo zose z'izahabu Salomo yacyurishije mu nzu y'Imana. Umwami w'Abanyaegiputa akora iki? Arabijyana byose. Yesu ashimwe. Nawe murebe mutekereze akantu gatoya. Mwanya umuntu abajura bamuteye, bamutwara utundu n'utundu twose two mu nzu. Nize ko uyu muntu arababara. Suko bimeze? Yesu ashimwe. Soko murarangaye bene data. Mwanya abajura bibye umuntu ababazwa n'ibyo bintu bye bajyanye, akavuga ko nzongera kubona ibindi gute? Ntabwo ariko tubona hano ku isi. Hano habayemo kibazo. Aba Banyaegiputa batwara ibintu byo mu ngoro y'Uwiteka, batwara n'ubutunzi bwose bwo mu nzu y'umwami, barabijyana. Kandi ibi byose suko Imana yifurizaga Abisirayeli kuhura n'ibi bibazo. Ni byatewe n'indege nkeya zabo. Cyane cyane umwami Yeroboamu amaze kubona ubwami bwe bukomeye mu myaka 3, bava mu bushaki bw'Imana.
sinzi buryo twebwe tuhagaze mu iyi minsi turimo, cyangwa nawe satani arimo kukwereka ko iyi nzira wayireka. Kuva ryari wagiye mu iyi nzira? Ariko navuze ko iyi nzira ni inzira nyabagendwa, ni inzira izadukomeza musi umwe tukabasha kubona ubugingo buhoraho. Nimba uri mu inzira, rusaku ruba rwinshi, amagambo eba menshi, imyambi ikurasa ziba nyinshi, ariko icyo ngusabye iki gitondo, komeza uyangane, ukomere utava mu bushake bw'Imana, ukomere utateshuka mu Mana. Yesu ashimwe. Amen. Ukomere buri munsi tube dusaba imbaraga zo gushobozwa na Kristo muri rugendo, kuko satani nawe aratuhiga ku segonde gatoya ashaka kuguteshuka, kukutuma wateshuka mu byiringiro byawe. Kandi mu gihe tutitandukanye n'Imana, mbona abamo byago byinshi, mbona abamo bibazo byinshi. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Amen. N'amasengesho Mana itumva mu gihe turi mu mugambi wayo, mu gihe tuyumvira no kuyubaha. Niyo tusenga Mana ikumva kusenga kwacyo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ko amasengesho y'umunyabyaha ni kizira kuwiteka. Kigiye twitandukanye n'Imana, masengesho yacu ntabwo yagera ku Mana, yamuberera ikizira. Abisirayeli baramburwa bintu byabo, abapfa barabica, bamwe babatwaye ng'iminyago, babakoresha ibyo bikoresho byo mu nzu y'Imana, bagenda bikorera ibyo bintu, babajyana nk'abaretwa, babasubiza mu gihugu cya Egiputa. Cyari amarira, yari akahinda mwiririye ku bwoko bw'Abisirayeli. Haleluya. Mwami nawe agira akahinda, nawe abonamo igihombo. Ibintu bye byose yari afite, ubutunzi yari yamaze kugira byose Abanyegiputa barabijyana. Niyo mpamvu natwe mureke tube maso muri rugendo. Mu myaka tusigaje kuri isi, twirinde kwikura mu maboko y'Uwiteka. Haleluya. Tusabe imbaraga zo kwihanganira bibazo mu maboko y'Imana. Kuba mu maboko y'Imana tuboneramo amahoro. Nuko abantu bagenda bagusha abandi, abantu bagenda babwiriza abantu ubutumwa bwiza bwo kucika indege. Ariko ndewe ndagusabye iki gitondo, komeza ukomere mbere y'Imana. Ntagira ikintu cyagukura mu maboko y'Imana yawe. Nuko wava mu uyu murwa ukajya mu ntara, nuko wava mu ntara ukajya mu kindi gihugu, ndukikure mu maboko y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Kuko twikuye mu maboko y'Imana, misonga itadukubitaga yadukubitaga, abadayimoni batatwegeraga batwegera, abanzi batatwegeraga nabo batwegera, ibyago bitabashaka kutugeraho byanatugeraho, kuko twikuye mu maboko y'umuntu ukomeye. Hano ku murongo tusubire ku y'umurongo wa 6, icyo Abayisirayeli bamaze kumva mu ikosa ryabo, baravuga iki? Maze abatware b'Abisirayeli n'umwami bicisha bugufi, baravuga bati Uwiteka arakiranuka koko. Haleluya. Uwiteka arakiranuka koko. Mbese Mana itegetse ikiba ku muntu kiraba. Byaba byiza byaba nuko tutinya abarozi. Nimba ari bibi Imana yategetse ku bantu kiraba nabyo. Ati Imana irakiranuka koko. Bicisha bugufiya, babona ko twarateshutse, babona ko twaribeshe, kuko ndahandi twabonera amahoro. Baratekereza avuga ko iminsi yose Mana, myaka itambutse Mana yaturinze, uyu mwaka kuko ibyago byatwinjiranye, nuko twacumuye mbere y'Imana. Ube maso, nanjye mbe maso, itorero ry'Imana dufatanya amaboko, turwanye mwanzi wacu Satani ataja kudushuka, tuve mu bushake bw'Uwiteka. Kuba mu Mana niyo tuboneramo amahoro. Nuko biracyatugora, nuko uracyabona ibikomeye, nta handi wabonera amahoro shuti atari mu maboko y'Uwiteka. Nta handi waboneramo kutuza atari mu maboko y'Imana.
abantu basenga Imana bafite amahirwe nibasenga mu kuri no mu mwuka. Ikibazo gusa nuko natwe tutubaha amategeko y'Imana nguko bikwiriye. Na niyo mpamvu turimo kugenda tuhura n'ibibazo byinshi, bantu bakibagirwa ko si ngombwa ngendanye n'Imana buri munsi ngabasha kukubura iki kwiyoberanya cyangwa kwishushanya mbere y'Imana. Ibyo biteza ingaruka ku bantu. Gendana n'Imana yawe ukiranutse nguko Enoke yagendanye nayo myaka 300. Nyuma y'iyo myaka 300 Enoke Mana mwimura imuzamura mu bwami bwo mu ijuru, kuko yagendanye nayo myaka 300. Ariko bagendanye n'Imana bakora ibyaha bahuye n'ibibazo. Mana kuko Nowa yabaye mukiranutsi, Mana murinda mu iyo mvura yabashije kwangiza isi, imushyira mu nguge n'umuryango we. Mana irabarokora kubera iki babashije kugendana nayo mu kuri no mu mwuka. Tugiye gusenga Imana. Yesu ashimwe. Tugiye gusenga Imana. Umwami wa Egiputa atera abayuda asahura ibintu byo mu rusengero. Uziko Satani ashobora kudutera natwe akadusahura ibintu byose byo mu rusengero ari umutima wawe, akagusiga buse uri umuntu utakikunda Imana kandi wakundaga Imana kandi wasengaga Imana. Tugiye gusaba Imana utushoboje uyu mwaka, kuko tutazi iby'uyu mwaka, utwambika imbaraga tutaza kuteshuka mbere yawe, udushoboje tutaza kuva mu bushake bwawe. Yesu ashimwe. Ibikurwanya ni byinshi, ibita kwifuriza ugendane n'Imana nguko bikwiriye nabyo ni byinshi. Inama Satani ararakora majoro nabyo n'aba bana batoya baturirimbira hano, nabo Satani afite ibyo agambirira, atishimira uyu murimo bakora. Bazakure bari ku uyu murimo, bazabashe gukomera ku uyu murimo. Satani nawe afite ibyo arimo kubarasa mwambi. Niyo mpamvu tugiye gusenga Imana tufashe. Haguruka dusenga Imana. N'umunsi mwiza Mana yaduhaye, n'isaha nziza Mana yaduhaye. Turacyari mu itangira ry'umwaka. Mana itatushigikiye ndawundi wadushigikira, Mana itatushoboje ndawundi wadushoboza. Bibazo bibaye byinshi ku iyi si, ariko bimwe birimo guterwa n'ingaruka y'ibyaha abantu barimo gukora. Abantu baricana, abantu baramarana, abantu batagikundana, abantu batakiyubaha Imana, abantu batagitinya Imana. Ibyo nabyo ntago byatuhesha amahoro, byatuzanira ingaruka. Yesu atufashe. Tugiye gusenga. Reka ushire maboko hejuru, nanjye shire maboko hejuru. Mbere ya byose Mana tubabarire, itweze ku bitekerezo byacu, itweze kuko tufite ubwoba, itweze kuko tutizeye izina ryayo nguko bikwiriye, itweze kuko turatinya ibimo turimo kubona hano hasi. Mana turagushimye Philadelphia, turi imbere yawe kuko ari we mwana mwiziza. Tushimye izina ryawe Data, tushimye neza yawe iki gitondo. Uriho kandi uzahoraho, na undi wanya nawe Mana. Waraturinze myaka yose itambutse, watuhaye agakiza turi mu buntu bwawe. Ariko isa tumaze kumva ijambo ryawe, turisuzumye tuisanze ko tutakwiriye. Banzo tubabarire, banzo tubabarire, banzo tubabarire mu bitekerezo byacu, mu kureba kwacu, mu kwifuza kwacu, ubwoba dufite, gushidikanya dufite. Turareba tukabona ko waraturetse, ariko uri Imana. Tubabarire tena Mwami, buryo tuhagaze ku murimo ndegenge yadufite, kutabasha gukora ibyawe nguko bikwiriye. Tubabarire Mwami, tukize ibyago. Isi yuzuye ibibazo, isi yuzuye bigeragezo. Utadutabaye ndawundi wadutabara, utadufashije ndawundi wadufasha. Twishize maboko yawe iki gitondo, tukeneye imbaraga zawe, tukeneye gukomezwa nawe, tukeneye gushobozwa nawe. Turinde myambi ya Satani, turinde migambi ya Satani uyu mwaka. Tube maso, tube maso, tube maso, tube maso, tube maso. Tukora umurimo wawe nguko bikwiriye mu izina rya Yesu. Turinde nibitagira umumaro, turinde no guteshuka, turinde no gusubira inyuma, turinde no kwifatanya n'abatizera. Jambo ryawe ribe mu mitima yacu. Komeza ababyeyi, komeza urubyiruko, komeza abagabo, komeza itorero ryawe, komeza abaririmbyi, komeza abakozi bawe. Utushigikira uyu mwaka.
ibyo tubona bikomeye, ibyo tubona bituremereye tubikubise hasi. Imbaraga z'uburwayi, bitero by'umwanzi, bibazo by'ubukene, bibazo by'inzara, uri Imana utemera ko mukiranutsi yakwicwa n'inzara. Niyo mpamvu tusenge uyu murimo, dushigikire, dukomeze, dushoboje abarwaye kizo burwayi, abafite ubwoba bw'uburwayi, bunaguye imbaraga z'uburwayi, tuvunaguye imbaraga z'uburwayi mbere y'abana, mbere y'abantu bakuru. Dushigikire, dushoboje, dukomeze mu mbaraga zawe. Twirukanye biturasa myambi ku manwa, biturasa amajoro, bitatwifuriza Mana amahoro, akahinda ku mitima. Kuraho abanzi, turasenya. Rinda iki gihugu, rinda abakozi bawe, rinda murimo wawe. Shigikira Mwami abasubiye nyuma, abacika intege, Mana ubafashe, Mana ubayobore. Dukize myambi y'umwanzi, dukize ibyago byatera k'uyu mwaka. Kuboko kwawe kubanye natwe, miyaga mibi, migambi mibi, uturinde guteshuka kuva mu bushake bwawe. Turinde mu midugudu dutuyemwo, tuha amahoro, tuha imbaraga, dushoboje, kuko ari we Mana nguru. Mpamvu turagushimye Uwiteka, tunejejwe n'ubutwari bwawe, kuko uriho. Waje urwaye mu materaniro, turamusengeye, mukize Data. Mbaraga z'uburwayi hagati yacu, burwayi bwo mu mitwe, burwayi mu nda, burwayi mu maraso, mugongo, imbaraga zose z'imyuka y'uburwayi turasenya. Kiza abarwayi. Turinde ibitaro y'umwaka, turinde gukorwa n'isoni. Udushigikire ng'Imana, sohoza ijambo ryawe kuri twe, wubake umurimo wawe Mwami. Turagushimiye Yesu Kristo, urakoze Mana yera, urakoze Uwiteka. Yesu ushimwe kandi uhabwe icyubahiro, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Philadelphia, Imana iratsinda.